Yo, quiet funny niggas. Nyamirambo, Puritanu. It's Michou on the beat. Nje nawe na ubikora nkawe. Abadukurikiye neza nongeye kubasuhuza. Nje ndi Mukiza Emery kuri ubu ngubu hip hop yacu twongeye gutembera impande enye z'igihugu. Ubu ngubu turi kubarizwa mu majyaruguru mu mujyi wa Musanze ahazwi nka MSA. Kuri ubu ngubu wakwibaza ngo niki cyatumye tugera i Musanze. Musanze hari amakuru menshi cyane. Hip hop yacu nkuko mubizi tuba tugomba gutembera tukagira ahantu hose. Kuri ubu ngubu ndi kumwe n'umuproducer, umwe mu producer w'abahanga twakwita ko barimo bakora ibintu byiza mu njyana ya hip hop. Ariko kandi uwo producer mwe mushobora kuba mutamuzi cyangwa mushobora kuba hari byinshi mutamuziho. Niyo mpamvu kuri ubu ngubu hip hop yacu twiyemeje kugira ngo tuganire nawe agire byinshi atubwira cyane cyane ku muzika wiwe. Producer Michou nakwakira mu kiganiro. Murakoze cyane. Producer hamaze iminsi yumvikana inkuru ko waba warakora indirimbo umuraperi P-Fla. Yego nibyo ninjye wayikoze, indirimbo yitwa Nje nawe. Ese ubundi bitwara cost ingana iki kugira ngo umuraperi nka P-Fla ave i Kigali azi Musanze aje kuri recording indirimbo? Nubuhanga muri production aba yakubonyemo cyangwa hari ubundi buryo musanzwe mufitanye undi mubano? Icyo navuga byose biba biri kumwe tu. Ari ubwo bushuti, ari no kumva nyine ko ushoboye akavuga ati uriya muntu ashoboye, hari ikintu dushobora gukora. So navuga mushobora kuba muri inshuti ariko umuntu yumva udashoboye, so icyo gihe ashobora kudakorana nawe. Mushobora kuba nanone uri umuhanga atakuzi, nabyo ari igihe byagorana. So navuga ko ni izo kote zose zabidufasha mu kugira ngo dukorane. Ari ubwo bushuti kubanzi, ari no kuba nanone yumva ko ndi umuhanga nshoboye. Navuga ko ibyo ngibyo bishobora kuba biri mu bintu byadupushinze kugira ngo tubashe gukorana. Ariko kandi Michou, iyi ndirimbo ikimara gusohoka yavugishije abantu benshi cyane kubera ko uwo bita P-Fla ubu ngubu ari muri case cyangwa se iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo zishobora kuba nakwita ko zakuriye kayo kuvuga ngo umuntu bita P-Fla n'umuntu bita J Paul kuri ubu ngubu barimo baragana Afrobeat cyane. Ese ubundi P-Fla akiza kubera iki mwahisemo kumukorera ira style aho kugira ngo mukore ya old school iri hard dusanzwe tumumenyereyeho? Ikintu navuga abantu bitiranya cyane, ntago hip hop nago bivuze ngo ni iriya kick bumva, ni iriya snare, ni iriya hi hat. Hip hop iva muri rhyme ni ukuvuga, sibyo? Ni nko bavuga ngo kwivuga rikaba ariko tubifata, ni nko kwivuga. So hip hop iza ntago yaziye ifite ngo kick ngo ziri different ngo n'ama hi hat, yaje mu bintu by'amafunk ukumva, bagakora ama rhyme muri funk iki bakarapa ukumva. So ça veut dire ngo nta kick iri press ya hip hop yari ihari ukumva. So ça veut dire niyo mpamvu abantu b'abaraperi akenshi cyane bagendera muri angle bo icyo yakora kereka agiye kuririmba wavuga ngo yatandukiye hip hop. Ariko so niba giflowinga kuriya ameze kuriya, so ça veut dire n'umuraperi ukumva. So abantu nibaga confusing kuba umuntu bamuha beat yazuke n'ubundi icyo abakoze n'ukurapa, niko tubyita, aba yarapye n'umuraperi, sibyo? Iyo uririmbye nibwo umuririmbye. Ariko ça veut dire ngo biriya bintu P-Fla yakoze, icyo yakoze just yarapye muri ya beat ukumva ya Afro rag, nicyo kintu yakoze ukumva. So ngenda tekereza ko nta hantu yigeze atatira na hamwe. Ariko icyo navuga nuko ziriya beat za kera abantu nyine ziriya beat za kera uko nabivugaga, ziriya beat za kera za funk ukumva, ari ama old R&B ameze kuriya ukumva, za blues nizo navuga ko abaraperi benshi bisanzemo cyane. So iriya ritme igasa nkaho ibaye popular cyane nyine, abantu bakumva ko ngo niyo hip hop uri kumva. Ariko realite rap hip hop yabana na ba Tupac kumva baje bakoresha ama beat ya kera ukumva y'abantu y'amaririmbo yari yama old school yama funk yaragezwe icyo gihe, niyo basa nkaho binjiriyemo cyane. Ari ama beat yabo ya kera menshi ntago
ariwe babaga babaproducinge ngo bakore amabeat yari amabeat nk'uko wafata indirimbo igezweho muri kino gihe bakayiguha wowe ugakoramo rap. Niko byari bimeze, niyo mpamvu yabaye popular cyane, abantu bagahita bavuga ati rap cyangwa se hip hop ni gutya igenda. Ariko kandi ukomeje kutuganiriza unatubwira n'uburyo ki tutakagombye kwiteranya ibintu. Pfla ubwo yari muri tour yo kwamamaza iyi ndirimbo, ndabyibuka yari yatumiwe na Phil Peter. Phil Peter yamuhuje n'umunyamakuru ukora siporo, ni umunyamakuru ariko ni n'umufana wa Pfla. Uwo munyamakuru yaramubwiye ngo Pfla ko twari tukumenyereye muri old school ikakaye cyane tukaba tukumvishe ukaba unzaniye iki afrobeat, gutyo mbikubwiye iki afrobeat. Ese abantu ngabo bari kumva ko wenda Pfla hari uburyo ki yagiye mu murongo utariwo kubera ko wenda atatuzaniye old school tumumenyereyeho, nizihe nama wabagira cyane cyane nk'abantu bari buze kumva iki kiganiro, cyane bakunda hip hop ariko kandi bakiyumvisha ko hip hop ari old school imeze nka kuriya dusanzwe tubizi? Man, ikintu ngiye nakubwira, Pfla ikintu yakoze yarapye muri iyi ndirimbo nk'umu old school abantu babyumva kumva kwako hip hop new school ukuntu bayirapa ntabwo ari kuri Pfla yarapye kumva. So ndagwa nk'urugero Jay-Z ukuntu arapa mufate ukumva, fata Future ukuntu akora rap cyangwa ufate Lil Wayne ukumva ari abantu bamwe. Harimo diference. Uzasanga rero ba 50 ba Jay-Z bafite ukuntu bakritika bari abana ko naba new school cyane na rap zabo ziratandukanye ukumva. Niyo mpamvu niyo baririmbye trap n'urugero, iyo baririmbye trap ukumva ukuntu Jay-Z yaguyemo, ukumva n'ukuntu Migos baguyemo, wumva ari abaraperi batandukanye kumva. Ndakeka wabonye aka interview ba 50 na ba Snoop bari gukritika ngo Snoop avuga ngo ntabwo baririmba trap agira ukuntu navuga se birani ibintu. Ariko kandi nanone nje Rwanda rwumva bijyanye na tabo baba barimo. Urabona nko muri interview bagaragazaga uburyo ki nyine abantu baririmba trap batari mu nzira ya nyayo, cyangwa se nyine ibintu bari gukora nyine bitari ibintu bijyanye na hip hop. Ngo bafashe birefera ku muntu umwe ngo witwa Migos cyangwa undi wabizanye batazi uwo ariwe, bose bahita bajya muri iyo angle bikumva. Ariko hip hop old school uko wumva Pfla wamushyira muri zouk ni umu old school ukuntu arap ni umu old school, urabyumva ukumva ko ari umu old school kabisa. So ntabwo wavuga ngo numu afrobeat, kumva ko afrobeat tuzi ukuntu iririmbitse uri kumva. Hari na rap za hano hafi uri kumva z'amabongo flavor, sinzi niba ujya uzumva, cyangwa se ziriya zo muri Nigeria z'amafro abantu z'abajya bakora uzazumve ntago zihuye bien n'izi ngizi ba na n'ubundi nabwo ubusanga nanone hari abaraperi nabwo babikritika akavuga ati ubundi waramide mwita umuraperi n'ibintu twumva aririmba kumva. Nukuvuga ngo nyine ni styles ziba zitandukanye kumva. So navuga ngo Pfla nta mpamvu yo kumukritika cyane, ni umu old school aho twamujyana hose, twama beat R&B, twama beat y'iki. Ikintu twe just twakoze hariya twarebye ibintu bisa nkaho ku isoko bisa nkaho bihari, abantu bakeneye kujya muri club bakenjoyinga bakabyina. So twavuga ati wafata beat ya funk ugakora beat ya funk nk'ukora bisanzwe akarapamo. Hari ukuntu iyo monde n'ibyumvwa bizumvwa n'abaraperi baba old school babikunze kumva, ariko generation y'iki gishobora kutisangamo. turavuga ati dukora iki cyatuma ukumva Pfla asa nkaho yongera kumvikana ari Pfla ukumva. So savidi Pfla yagumye ari Pfla usibye beat yahindutse, ariko we yagumye ari old school wa mu Pfla tuzi ukumva. Ni nkuko abaraperi baba old school bajya baza umuntu akaba beat ya trap nkagani man ntube Migos bikore nkawe ku giti cyawe. Bushari yabaye nka ba Migos c'est bien yarahafatishije, ariko wowe
nk'umustar ufite ukuntu uzwi kumva ufite vibe yawe kandi igomba kugwa muri trap karimba nk'umu old school ariko bikagwa muri trap nkuko n'abajiz n'abanazi babikora bikagwamo so wowe fata identity yawe abari yishiramo kandi man biraryoha kabisa Michou tukiganira ubundi hano nibutsa abantu turi muri studio ikorera Musanze. Iyi ni studio y'amateka kubera ko iri kugenda ikorera abastari benshi cyane batandukanye. Ntago byari bisanzwe, ndakeka byaherukaga kera cyane kumva abastari bafite izina remereye muri hip hop nka Pifra bamanuka bava i Kigali baje Musanze baje gukora. Byanze kunze nuko bafite icyo bakurikiye. Wakwibutsa abantu studio iherereye he cyangwa se studio timo yitwa nguki kugira ngo abadukurikiye abakunzi ba hip hop haba n'abaraperi bihutire kuyigana kubera ko niba ari studio ishobora kuba yakorera Pifra, niba ari studio ishobora kuba yakorera Mil Bandana, ni ibintu byerekana ko studio ifite byanze bikunze ibintu byinshi iduhishiye. Icyo navuga studio iri mu karere ka Musanze, yitwa Nyarubande, muhanda usa nkaho ugana Uganda, hafi ya gira amahoro. Studio bayita studio yitwa UNOZE Music niyo twicayemo kuri kano kanya. Wakoreye Mil Bandana. Mil Bandana ni umuraperi urimo arashaka kuza muri kacha ya trap cyane, ariko kandi nawe sibye kabandi barimo kuvuga afro, nawe abakunzi be cyangwa se abamukunda bakomeje kuvuga ko Mil Bandana afite uburyo ki arimo aratwarwa na trap. Ubundi ntago ndumva kuri boro wamukoreye, ariko byanze bikunze ntago ziratandukana nizo admin asanzwe amukorera cyangwa nabandi bagenda bakorana. Mil Bandana nawe ni mu buryo bimwe na Pifra yakoresha identity ayishira muri trap cyangwa yakoze old school ya indi nyine bita ko bamasanzwe bamenyereye kuri Tough Gang. Ikintu navuga indirimbo namukoreye ntago ni nyinshi ariko ntago zezasohoka. Ni nkaho turi gukora package y'ibintu byinshi kugira ngo tuzabitange nyine hari ibintu byinshi bifatika dufite, so ntago nahita wenda nzikumvisha cyangwa nkumve nizi ariko wumve ko zihari. Ariko ikintu navuga aba reka dufate Tough Gang wenda reka tubyite gutya akaba ariko tubita ni abantu biyizi. Icyo nicyo kintu cya mbere ngiye navuga ngo nabakundiye kurusha abandi bose. Bazi identity yabo, bazi ko ari aba old school. Ndakeka ko aho yajya hose niba nizo ngizo wumvise bakorera ahandi umwumvise ukuntu arapa, identity ye ya kera ntago ayita, ntago aba yifuza kuba future, ntago aba yifuza kuba, bariyizi ko ari aba old school. So icyo navuga beat ushaka guhinduka mu trap, urikumva ukamuha afro, ukamuha ibindi bintu bitewe na target ya market mufite, ariko ya identity ye nka green cyangwa se nka Pifra ikagumamo. Identity ye nka green cyangwa Pifra. So navuga ngo beat abantu benshi beat ntibabyitiranye ngo bashake kumva ko green old school ye yayivuyemo. Bumve nk'umu old school urikumva uri mu yindi kind ya beat ko wumve ko yarapte nk'umu old school. Umunsi yarapte nka future urikumva cyangwa akaririmba, uwo munsi bazavuga ati Pifra yatakaye cyangwa se green yatakaye, ko tujya tubyumva benshi baririmba bagira gute. So icyo gihe wavuga ati yabaye umuririmbyi nta kiri umuraperi kumva, ariko nukuvuga ngo kuriya bamufate nk'umu old school wuzuye kabisa, wujuje ibyangombwa ko rap bakora ni old school, nta n'uwabishidikanya rap bakora ni old school. Ariko kandi tuvuye ku bahanzi b'i Kigali uri kugenda ukorera, hari n'abahanzi Musanze uri kugenda ukorera. Ndakeka hari ibikorwa by'umuraperi bita Mufti ushobora kuba warakoze, niba ntireshe. Mufti kuri ubu ngubu nawe numwe mu bantu yo kugenda navuga ko batrendinga cyane birebye YouTube. Ese ubundi abaraperi Musanze ni cyo kintu babonyemo cyangwa ni iyihe defo kugira ngo n'ababa badukurikiranye cyangwa abakurikirana hip hop yacu babashe kumenya ngo ni iki kintu twakosora, cyane cyane wenda nko mu mikorere hari uburyo baza bakakugora cyangwa hari indi karita babonye. Tubwiye ko abaraperi b'i Kigali wasanze biyizi, abazikari hose ko ari gutya, abaraperi bo mu ntara cyane hano uri Musanze bwo babibonye ute? Icyo navuga muri Musanze harimo abaraperi benshi beza
beza kabisa ko mufite indirimbo nakoze ni MSA Cypher ni Cypher kuri nyine bavurira hamwe Cypher so nukuvuga ngo yari ari kumwe n'abandi benshi cyane icyo gihe ngiye naranatunguwe kuko ntago nenzi ko muri Musanze dufite abaraperi benshi gutyo hari element nkeya narinzi navuga ati buranizo zihari abandi tubara ariko byanunga ukuntu abo bose bashobora kuba barageraga muri 20 ukuntu bose baje numva ari abantu bari for yagerageje gufata ba bantu bari strong nyine wumva ko babizi badafite amazina ndatungurwa so challenge navuga nuko nta platform yo kwigaragaza aho bafite no so hashobora kuba hari izi mbogamizi zihari za hip hop kuba itakirwa cyane kumva ikindi bakaba bari mu ntara cyane wenda reka tubyite gutyo so bigatuma bagira challenge yo kugira ngo ibikorwa byabo hagira ahandi hantu kure nyine bigera ariko ubushobozi bwo barabufite ni abaraperi beza skills bazifite bazi kwandika harimo abakora old school harimo abakora ama new school kandi hose pe ukumva barafiting ukumva barimo neza so icyo navuga ni icyo ngicyo barahari kandi barakora ubwo nabo time yabo nigera bazapenetra abantu babumve UNOZE Music ni studio iherereye mu karere ka Musanze nkuko babibabwiye ahitwa Nyarubande ariko kandi iyi UNOZE Music ikomeje kugenda nabibabwiye ikora ibintu twakwita kari byiza mu njyana hip hop hano mu Rwanda Michou uraza kutubwira UNOZE Music mundi ni team irimo abantu bangahe ese muri UNOZE Music harimo rebo nko dusanzwe tuzi za The Main cyangwa n'izindi studio zimwe na zimwe zizwi zigiye zifite ama rebo unatubwira niba Celebia iri ihari irimo abantu bangahe muri abo bantu bahari cyane nyine kubera ko hano turi muri hip hop yacu nicyo cyo kitugenza utubwire harimo abaraperi bangahe bibaye na byiza waza kubihuza n'umubare wa cyangwa se staff z'abaraperi umaje gukora ugereranyije n'izabandi bantu basanzwe wabibonye ute aho ugereye inanga aho utangire gukora icyo navuga reka mbere ku byambere wambajije UNOZE Music ni studio dukoramo turi abantu bagera kuri 5 ariko twese turi abanyamuziki harimo producer bangahe harimo dukora production turi 2 wowe nande njyewe na Pelere ariko twese turi n'abaririmbyi mwese muri abaririmbyi turi abamuziki mbese ka tubyite gutyo turi abanyamuziki dusobanukiye umuziki twarawize turawukora mbese ibyo dukora ni ibintu twahariye ubuzima bwacu ko nibyo twize nibyo tugomba gukora so tuba dufite inshingano zitandukanye harimo abashinzwe comptabilité birumvikana bashinzwe niba dukora production ari marketing niba ari iki niba izo department zirimo ariko abazikora bose bakaba abanyamuziki nuko nujya kumanaginga ibintu ukabimanaginga nk'umunyamuziki tu atari nk'umushoramari just ufite amafaranga ukavuga ati reka ngiye nshore muri kino kintu ariko nta ide so icyo gihe uwo muntu ashobora kujyana nyine mu bintu nk'uko yashinga na boutique we akazana realite yo ku ruhande so twe tuba dushaka kugira ngo tugire iyo realisme y'umuziki tu nicyo kintu navuga turi 5 nk'uko mbikubwiye ikindi lebo turapanga kuyikora ariko ntago twayishyira ahagaragara batuvuge ngo ngika ko lebo ni ikintu kiba gisaba ubushobozi n'ukuntu uvuze izo lebo zindi zikomeye so ugomba gushora ukunguka yaba muri promotion yaba mu bintu byinshi bitandukanye umuhanzi uvuze ati nkushimishije muri lebo nuko ubuzi ko ugiye kumukorera ikintu kimubeshaho so ubwo bushobozi rero nibwo dusa nkaho tugikusanya kugira ngo tubushyire hamwe dushaka amafaranga noneho dufata umuhanzi niba umusinyishije contract umenye ngo mu mwaka umwe uyu muhanzi ndabamukuyehe mugejeje umenya ati uyu muhanzi nimufata sindi bumukorere indirimbo ngo ajye kuyumvira iwabo igomba gukorerwa promotion so ukamenya ko iyo ndirimbo wakoze igomba kugira promotion rero navuga ko ni ibyo ngibyo navuga ngo turi gukoraho cyane ariko navuga ko ni ikintu gikomeye cyane muri studio kandi kigomba kubaho uko byagenda kose
ariko kandi Michou iyo umuntu akurebye na bagenzi bawe ahanini muragaragara cyane reka nkoreshe terime y'abasore ariko nyine muragaragara nk'abantu nakwita ko nyine batari bibika abandi bantu ku ruhande uraza kuza kutubwira wihangane muragaragara nk'ingaragu wihangane utuganirize ku buzima bwawe ku giti cyawe Producer Michou umusitari ukorera abasitari bagenzi be ubundi ufite umuntu mukundana cyangwa ntabwo urabitekereza nanjye ngiye kugusubiza nk'ukuntu Pifa yasubije ajya niyago sinzi impamvu ndamukunda kubaza icyo kintu ni n'ikintu abantu baba bashaka kumenya niba wakoze indirimbo ukayikora nka kuriya ikamenyekana mu gihugu cyose abantu bavuga se umuntu ayikoze niba ari abapapa ko bavuga bati umupapa mugenzi wacu ari mu kazi niba ari n'abasore bavuga bati byumvikane ko nyine hari n'abandi basore icyo navuga aho ngaho ntabwo ndi ku isoko ntabwo ndi ku isoko ariko nanone ikintu navuga mfite umuntu ndi gushaka sinari namubona ariko ndi kumushaka njye ndi kumureba ndi kumubona ubwo icyo gihe sinamuvuga kubera ko ntiyari yanyemera icyo nicyo kintu uri kumva ntabwo namupresize ariko nanone sindi ku isoko ku buryo umuntu yaza kunshaka ntabwo uri ku isoko ubwo abafite icyo bakuramo nizeye ko nyine muragikuramo turacyari muri UNOZE Music ni Musanze turi kumwe na Producer Michou turimo turaganira cyane cyane ku bijyanye na hip hop muri ino nzu itunganya umuziki ya UNOZE Music ni inzu nakwita ko ntabwo imaze igihe kirekire muri industry ya hano Musanze ariko kandi nanone ni inzu imaze gukora ibyo navuga ko mu mazu akomeye twagiye tumenya abaye Musanze harimo amwe namwe atarigeze abasha kubigeraho. Producer ndagira ngo ubanze unakumbuze n'abantu ubabwire ese ubundi UNOZE Music ni ikihe kintu kirenze kuba nyine urabona hari uburyo umusani araje umukore indirimbo aragiye cyane cyane wibande ku baraperi promotion yabo ubango ngewe nakora indirimbo muri UNOZE Music indirimbo yanjye yarangiye ese indirimbo ndaza kuza kugenda njyane ghetto numva indirimbo cyangwa hari uburyo ki mufite binyuzwamo harimo no kuba kwanza ibihangano bikorerwa muri UNOZE Music bishobora no kuba byanagira n'andano kure cyane nka gutya natwe turi hano mutaduhamagaye bitewe nuko hari icyo twamenye. Ikintu nge navuga aho ngaho ibihangano mu iki gihe turi gukora kuko akenshi reka musobanurire wenda mu buryo buri straight. Navuga ko abahanzi muri rusange abenshi turabizi bakora umuziki tureke abasucceedinze abenshi bakora umuziki cyangwa se tufate n'abasucceedinze abenshi ntago muri price y'indirimbo bashyiramo promotion kandi nawe urabizi ibibazo bihari ubu ngubu bya promotion kumva kugira ngo ibitangazamakuru byinshi bikore promo dusigaye twumva ko hari abantu benshi bishyura ugasanga ni urugero nkanjye kugira ngo mvuge ngiye gutwara indirimbo kuri radio biragoranye kumva kwera iki amafaranga akiri hasi ufata kumva ukibaza se dépense zabaye nko muri studio ninzishyura ukabona nta mafaranga uri bubone gutanga muri promotion bikaba ngombwa ko udiringa n'umuhanzi yuko just waramukorera ibindi nyina byimenyera ikindi kibaho kenshi ku ma studio akora promo abantu bari muri label kweki baba barafashe inshingano zabo baba bafite ukuntu basinyanye ama pourcentage bakamenya ibyo batanga yaba muri promotion bakamenya ibyo buri umwe afata kumva bakamenya ni twinjiza gutya wagiye muri concert cyangwa se iki cyangwa guma ko tubona percentage ni izingizi studio irafata izibi tubijyane mu itangazamakuru niyo mpamvu bahora na fame kumva ni strategy rero navuga ngo zimeze gutyo navuga ko
tugiye no guteganya kubikora tuzabikora icyo gihe tuvuga ati dufite label dufite ukuntu tugiye gukora ibintu naho ubu ngubu guca umuhanzi ukavuga ati azane aya production nayo aba yabagoye ashyiraho n'aya promotion biba bigoranye so icyo gihe muhitamo kuvuga ati noneho ntacyo nzajya gukora indirimbo utigite nk'abandi bose utukuntu batigita umenye ukuntu bigenze ariko Michou twagiye tubona amastudio amwe namwe aza mu ntara ariko ugasanga ntabwo bamaze kabiri ndakeka igihe maze numva UNOZE music ntabwo ari igihe gito naciyemo igihe kirekire wenda nuko kuvuga ngo tugere hano byari ibindi ariko ntabwo ari igihe gito maze numva umaze hano muri uno mujyi ubundi ni gira nk'ubutumwa utanga ariko noneho bwizeza abahanzi ko bitari nka bya bindi by'aba bandi baza studio bakayikora umunsi umwe ejo mu gitondo bugacyasenyutse ikintu nge navuga nta gahunda n'imwe dufite yo gusenyuka kuko ikintu twebwe wenda abo ngabo icyo navuga niba hari abafunze bafite impamvu zabo wenda zitandukanye ntazi zarizo ariko ikindi navuga hari abantu wenda bamwe baza muri music kubera iki kubera ko ni business just nta yindi passion y'umuziki afite ko yumvise ko indirimbo ikorerwa ibi n'ibi atari kuwashora hariya aho sinakunguka yabona atari kubonamo inyungu nk'izo yari akeneye agahita kuvuga ati reka nyifunge ariko twebwe ni ikintu twakoze kugikunda twaba twumva ko ubuzima bwacu bwose nicyo tuzakora nta kindi kintu dufite cyo gukora so icyo navuga nta gahunda dufite yo gufunga studio nta gahunda izagumaho mpaka so icyo cyizere navuga ntibakigire bumve ko duhari nta gahunda ihari kabisa yo gufunga yamana amafem ikintu nakwifuriza ni kimwe niba uri umuraperi niba ushaka gutera imbere ngwino muri UNOZE music producer Michou arahari kugira ngo agufashe ariko kandi yakubwiye ko ari kumwe na team y'abantu bagera kuri 5 bose ni abanyamuziki bashobora kugufasha gukora projet ishobora gukundwa cyane nta handi ni mu karere ka Musanze bakubwiye ni Nyarubande studio yitwa UNOZE music producer ni Michou angiye wumva kuri microphone unyite KWP cyangwa se unyite Mukiza Emery iracyari hip hop yacu ikintu kimwe nakubwira niba ukoresha YouTube cyangwa se niba ukoresha izindi blog runaka ibuka gukanda like nurangiza ukore subscribe ubundi ubone byinshi bitandukanye umenye byinshi kuri hip hop Nyarwanda ariko kandi Michou ntaramurekura hari akabazo kamwe njya nkunda kubaza abantu iyo nakoranye nabo ibiganiro gutya n'ijambo naryumvise ricanga abantu benshi cyane nyihanganiye nawe kuba wenda ugiye kuba umwe mu bagiye kuribazwa hari akantu bajya bavuga ngo umukinnyi wo muri Arsenal ngo witwa Papa Spotruski ako kantu abonye abanyamuziki benshi bijya bibagora udufashije wadusubirira mu Papa Spotruski man iryo jambo rero narigerageje kenshi byaranze pe ubyumve nabonye babibaza abantu benshi ariko iryo zina byaranze kabisa ntabwo wagerageza ntabwo nagerageza habe na gake ko byaranze neza biranga man mafem kurikirana hip hop yacu aho uri hose niba ushaka kumenya amakuru ya hip hop nakubwiye remember subscribe on my YouTube channel ni hip hop yacu niba ushaka kudukurikirana blog ya internet ushobora kujyaho ni hip hop yacu Facebook hip hop yacu Instagram hip hop yacu Twitter hip hop yacu niba ushaka kumenya byinshi cyane kuri hip hop nyarwanda wicikwa ni blog wicikwa n'ibiganiro bya Mukiza Emery aka KWP aka platformer ubundi ukurikirana hip hop yacu kugezaho byinshi bitandukanye Michou nagushimira kuba wanyemeruka mu mwanya urakoze cyane uzagaruke fem mwumve ko baduhaye n'ikaze mwumve ko tugiye kujya dukora byinshi cyane muri ino nzu murakoze cyane niba pande banjye bose nabasiza happy rigara tunywa amatabi shori humura njye nawe turahumura ndarapa rimwe ngafata ubundi nanjye ngafatwa mami wanjye ntaribi turacyari street yo bakanuye amaso ariko nta kindi nama so yo njye nawe nta ubikora nkawe urabizi ndi uwawe